umuhanuzi yemerwa ibyo yahanuye bisohoye. Umuhanuzi rero wemezwa ko ari umuhanuzi icyo yaguhanuriye gisohoye. Ya muntu ngurikira niba ufite no muntu akubigiye gutyo ngumbe ko ngusengera banza ukora ibi uwo muntu uzamuve yarakubeshye cyane. Hari umuntu nakurikiye arangije nkurikirana audio ye avuga ati ngenda shaka kujya kugusengera ku musozi. Urumva? Yego. Atariko urameza amafaranga ya naje. Bitamatsiko we, haleluya, yo kuva mu rwego ngamuye ati haguruka, ukagenda ugasanga umuntu ukahita umubwira ati haguruka, akahaguruka ndasenze iminota. Hari umugabo nabonye bari kuvuga ngari kubaka inkuge, ngari kubaka inkuge kuko Imana igiye kongera kurimbuza isamazi ng'abantu bazahungira. Ni hehe? Wo muri Ghana. Okay, urakoze kudufasha cyane. Uriya mugabo muri Ghana wamuvuzeho iki? Uriya yende cyo namuvugaho, naramwumvise ndanamurabukwaho. Yes, nonge kubasuhuza mwe mwemeye kudukurikira hano. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umugisha kuri twebwe, aho tugiye kuganira n'umukozi w'Imana udasanzwe twakiriye waturutse mu karere ka Rubavu. Niwe tugiye kuganira nawe. Uyu mupasiteri turi kumwe nawe yitwa Pastor Rabane. Tugiye kuganira nawe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nanone abantu cyane bamumenyereye ku jambo rivuga ngo uyu munsi turakubita abazimu tubazengeze cyane. Aturutse mu karere ka Rubavu, ubu tugiye kuganira mu karere ka Musanze, niho tugiye kuganira twicare n'undi nonde mahirwe ngo amen. Ndabatinde cyane reka nakira umukozi w'Imana Pastor Rabane tuganire ku jambo ry'Imana ndetse no ku murimo w'Imana muri iyi minsi. Hanyuma rero Pastor ndakwakiriye. Murakoze kutwakira. Imana ikombera umugisha. Nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane, natwe turabyishimiye kubana namwe. Hanyuma mbere ya byose reka dutange n'isengesho rigufi kugira ngo twiragize Imana mu kiganiro tugiye kubana, mu gihe cyose tugiye kubana muri iki kiganiro kugira ngo Imana ize kutuyobora. Mana turagushimiye, izina ryawe ryubahwe. Amen. Kubana natwe kandi ukatwemerera Kristo mwiza. Amen. Katwongera iminsi yo kubaho, iminsi yo kurama, twatugeze ku uyu munsi. Mana turagushimiye no shyirwa hejuru. Reka nifatanye n'abamene data n'abashiki bacu ko batugeze ku uyu munsi, ni kuby'imbabazi zawe, imbanuka zarahabaye, imvu zitandukanye zarahabaye, ariko twebwe twarasigaye. Mana turagushimiye no habwe cyubahiro. Ngaho rero bana natwe turakuraretse mu uyu mwanya. Mwuka wawe azabane natwe kandi dufashe muri byose, tugenderere kubyineza n'imbabazi zawe. Ndiko twiragije kubwo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nongiye kugwikaza na karibu hano. Baite wambaye neza? Hano kubera Imana. Rusange 2025 imezite. 2025 imezite. Mba turi kwigana ku musozo ariko ndashima. Ndashima 70% ndashimira Imana. Nabonye mibyiza. Byandera gushimira Imana. Abantu bagiye bahanura byinshi muri 2025 ariko uyu munsi. Wowe urayifata ute kuba ku by'abantu bahanuye impfu, impanuka, hari ibyabaye mu by'abahanuzi twahanuye, hari ibyabaye, hari bitarabaye. Kandi buriya nanone ntabwo tugomba kwishimira ko ibyahanuwe byose ko bikwiye kuba, ko bikwiye gusohora. Buriya nibi hari n'ibidakwiye gusohora. Hari umugabo nabonye bari kuvuga ngari kubaka inkuge, ngari kubaka inkuge kuko Imana igiye kongera kurimbuza isamazi ng'abantu bazahungira. Ni hehe? Wo muri Ghana. Okay, urakoze kudufasha cyane. Uriya mugabo muri Ghana wamuvuzeho iki? Uriya yende cyo namuvugaho, naramwumvise ndanamurabukwaho, ariko uriya icyo namuvugaho buriya sinzi yenda afite Imana imubwiriye we ku giti cye, ntawamenya, ariko isezerano dufite muri Bibiliya ko bibera n'igitabo twese tugenderaho kiyoboye twebwe abakristo, nuko isi izarimbuzwa umuriro. Ntagize nga kurimurwa n'amazi. Ntagizarimbuzwa n'amazi, izarimbuzwa umuriro utazima. Wararaho yabikuye simbisi. 2026 yiteguye ute? 2026 niyeteguye neza. No kuvamo bwiza tujya mu bundi. Gusenga cyane, gukoreshwa n'Imana cyane, guteremere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ibyo ndabyizeye cyane. Hanyuma abantu benshi bakuzi ngo gukubita abazimu tukabazengeza bakagenda batareba inyuma. 2026 ni ukubananiza n'abasigaye tukabarangiza. Ariko ubundi Pastor bigenza uti? Ndashaka ngo numve uko bigenza. Bigenza ute se? Nizere Uwiteka Imana ihora.
nizera utaki Imana ihoraho ngahagarara neza mu mwami wacu Yesu Kristo umwuka warakanyobora Imana ishimwe cyane. Iyo yakura umukristo w'uyu munsi umugereranya ute n'umukristo wo muri za Bibiri? Umukristo w'uyu munsi n'uwa Bibiri baratandukanye cyane. Umukristo w'uyu munsi isi ya none ya 2026 iraruhishe. Iraruhije, iri mu bukene bwinshi, inzara nyinshi, irimo ibintu byinshi bigoye. Ubwo rero cyakora b'Imana yafashe ikibakomeza, ariko harimo ibinaniza byinshi. Ngiye nkunze kubwira abantu uti nakira umukozi w'Imana mu gihe cyiza ariko nanone kigoranye. Yego. Iki ni igihe cyiza aho turi kuvuga ijambo ry'Imana, abantu bakadukurikira mu bigiye bitandukanye, bari mu bihugu bigiye bitandukanye, n'ubwo hari abantu bari buze kukuvugisha bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko nanone ni igihe kigoye aho insengero zafunzwe, aho abantu batakimenya ngo bimeze bite, abantu bamwe bagiye mu tubari, abandi basigaye bavuga ngo ibintu by'Imana babiciye amazi, ariko urumva ko ari igihe kigoranye. Ni igihe kigoranye. Yenda rero umukristo w'uyu munsi nkahita ndeba umukristo wo muri 2050 nkavuga ati wo muri 2050 azaba ameze ati 2050 isi n'ijuru nibiba bigihari, azaba ari imiguruko. Azaba ari imiguruko kuko buriya isi turi kujyamo rigenda yerekeza ahantu hakomeye. Ubwo rero nabwira twebwe abapasiteri nanjye nibwira twigishe birushijeho kugira ngo dutegure neza abazahagararana n'Imana muri 2050. Abantu bamwe bavuga ko Imana itakivuga. Imana iravuga. Isigaye icecetse. Imana iravuga kandi igakora. Ndagihe Imana yigeze iceceka, ndagihe nacyo Imana yigeze kudakora. Kuri bamwe yaceceka, ariko ku bandi iri kuvuga. Kuri bamwe yakora ibitangaza, abandi ikabibaretse. Imana ikora ukwayo kandi mu gihe cyayo. Pasa ufata ubuhanuzi uti? Ubuhanuzi uko mufata? Ubuhanuzi ko mufata yenda ngendeye ku byo nize mu ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi buba buvuye ku Mana. Imana ikatubwira ibyo itekereza, ikatubwira ibyo ishaka gukora, ikatubwira ibyo ishaka kugeraho. Ni amakuru dukura ku ijuru, akamanuka avuye mu ijuru akatugeraho, natwe tukayaha abantu. Imana igahabwa icyubahiro. Mu buhanuzi rero ni bumwe mu buryo burindwi Imana ivugana n'abantu bayo. Wenda abantu cy'abantu bagomba kumenya ngo ku buhanuzi kugira ngo Imana umenye kivuganye nawe, kuko cyane cyane muri iyi minsi abantu bamwe basigaye batakarije abahanuzi bamwe icyizere. Aba ari byiza kukuvugisha uri pasiteri, icyambere uri pasiteri ufite inshingano, uyoboye abahanuzi n'abandi bantu bagiye batandukanye, uri n'umuhanuzi. Ibyo bintu bifite byose noneho aba ari byiza kurutaho. Ni ikihe kintu abantu bakwiye kumenya ku bahanuzi cyane cyane? Ikintu abantu bagomba kumenya ku buhanuzi cyane, reka tureke kuvuga ku bahanuzi, tuvuge ku buhanuzi. Bundi na Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi yemerwa ibyo yahanuye bisohoye. Umuhanuzi rero wemezwa ko ari umuhanuzi icyo yaguhanuriye gisohoye. Naho igihe kitarasohora ubu kiri entre parenthèses, ubu giteganya. N'uwo muhanuzi ndabwo aba aremerwa, ariko igihe cyose umuhanuzi yaguhanuriye bigasohora, uzamwemere ko ari umuhanuzi. Ni nabwo nawe azaba ari umuhanuzi nyine. Bitarasohora ntabwo aba aremerwa. Akari ukuntu umuntu aguhanurira nimba cyasohora ukaba umwigatereka nk'uhaye nk'ubure nk'amazi, ubwo ubundi si biye nyine dushaka ntabwo ari mbanguhe. Ntabwo ari mbanguhe, nta nubwo tuba turi kugura. Naguhanuriye kuko Imana yategetse ngo mbanure, ariko ndanaguhanuriye ndibyakuraho Imana kubaho, kandi nanjye ndibyanya ku burenganzira bwanjye. Duhanura kubera Imana, ntabwo duhanura ku giti cyacu. Niba rero nahanuye ukangurira kuko nahanuye, n'igihe bitasohora cyangwa byatinda gusohora ukicuza cya kindi wambaye, y'amazi wambaye. Ariko niba naguhanurira ngaguhanurira mu rukundo rw'Imana, nawe ukangurira amazi mu rukundo rw'Imana, ntabwo uzicuza imirimo myiza wakoze. Niyo mpamvu ntabwo aba ari ukugura.
ntabwo aba ari ukugura nyanoma ngo hari abantu ngo babanza ngo kunya ngo mu biciro ngo gira ngo ngusengere ngo nuko ngura bangu service nga amadolari ngo aya ngibihumbi ngo by'idolari reka uwo nguwo muraguze ya muntu ngurikira niba ufite no muntu akubwiye gutyo ngo mbere ko ngusengera banza ukora ibi uwo muntu uzamuve yarakubeshye cyane. Hari umuntu nakurikiye arangije nkurikirana audio ye avuga ati ngenda shaka kujya kugusengera ku musozi urumva yego atariko urameza amafaranga ya naje yego ati nutameza amafaranga ya naje ushobora no kubipfiramo kandi ngo bigire mutara uwo ngo yaraye watera ubwoba kandi hari abantu bateye gutyo uretse ko nawe iyo ubyumvise nawe ubukira umwana cyane mu Mana ubundi wowe mbere yuko duhura ngakumenya hari uko Imana yari isanzwe ikuze hari uko wari usanzwe ubanye n'Imana ntabwo rero kuba ngo umenye nje gukuraho uburenganzira bwawe nje gukura n'icyo uzaba cyo mu Mana. Haleluya. Nje gushimangira icyo Imana izakugira cyo mu Mana nje gushimangira ubuzaba we mu Mana nje kugufasha gusenga ariko sinjye uzaguha bya bindi twasengeye Imana niyo izabiguhereza. Umuntu rero ndakagutera ubwoba ngo nutabikora ngo David ndafite mu bantu benshi nasengeye oya ndafite abantu benshi nasengeye ubwamya ndabuza umuntu yambamaga yarasanzwe ngurikirana niba cyakora niba kwari ukunja amazi simbizi niba cyari gihe cyanjye cyari kitaragera namwe bajya babaca amazi none se cyane bariho ngabo rwose pe bakuburya kure abateye yewa uyu rwose ndashingiye noko ariko nyuma aza kumpamagara ambi ati mukozi w'Imana burya amazi iminsi ngukurikirana ariko nambita abane bantu banyikubanye banyihereranye tari ku buryo nagukurikiranye numvise uri umukozi w'Imana numvise ibikuzuye ari by'ubugingo none kano kanya rero ndagira ngo unsengere unsabire n'Imana imbabazi nipfire wiki umuntu yaragusabye ndagira ngo unsengere unsabire n'Imana imbabazi nipfire neza ntange ati ndagura pamye uricwa n'ibiki aramya ngo umve ibintu bigiye kunyica naho ya no muntu musaba ngo ansengere arabanza aransengera ariko kuva icyo gihe yagiye anca ibintu arambwira ngo mu mezi 3 maze kumutangaho miliyoni 10 none rero mbonye ndare bubishobore ngiye gusenga unsengera unsabire Imana imbabazi yende zamba ubugingo nipfire kuko yarambwiye ngo ibintu nsaba umunsi nabibwiye abandi bantu nzapfa ibintu nsaba wa muhanuzi niba ari n'umuhanuzi ibintu namusaba ngo umunsi yabibwiye aho ndi muntu azapfa haba na mugabo we ngo umunsi yabibwiye abandi bantu azapfa yamuteraga uboba zana 1,000 zana miliyoni 1 zana 100,000 zana ya naya kandi nurenza amasaha 6 tutarabikora nimugoroba umwana wawe warapfa ntumvise ariko amutwaramo ibyo kandi ibi bintu ngubwiye nubivuga urapfana n'umwana wawe nega amutera ubwoba bw'ibintu byinshi. Imana yacu dukorera inshuti z'Imana muri kimbabwire Imana yacu dukorera ndabwo itera ubwoba niyo bihari iravuga ngo ndabaza ndagutabara. Haleluya. Iravuga ngo ndabaza ndagutabara ngwereke ibikomeye utabasha kumenya. Niyo bihari iravuga ngo humura nzabana nawe hataringaniye nzaharinganiza. Ni Imana yacu ikora. Mana ishimwe cyane. Umuntu yavuga ati humura ndaguri bupfe timbabarira mbivuge nipfire nuko nkuko yakubwiye yego arabimbira uko byagenze nitera ubwo bamushyiraho na pressure mushyiraho tunora ndumva ndakibishoboye naramusengeye Imana ivugana nawe imuhihumure arongerere mu mutima arongera ahabwa ubuzima ndamubira ngo ndabwo uri bupfe ati base unsengere nziko wansengeye abansabe niba ndanapfa yende Imana izagire uko ninyehera ubugingo. Buri abantu dukunda ubugingo David abantu dukunda Imana nuko tugira indege nge tugira ibintu bidukurura ukundu ariko burya nda muntu udakunda Imana noneho Imana ivugana nawe iramuhumuriza imuha kubona ati turi kwaya masaha
nyuma y'amasaha 5 wongera umpamagare humura urabukiriho ntumvise ariko amamagaye mu amasaha ati noneho uryama uzampamagara ejo uzabukira ngejo hageze arampamagara rami ati mukozi ma tuzikonda tindani bicurane narwaye tindi muzima rwose tuno mupagane yandi amafaranga kandi tweurebe uburyo dukorera Imana namusengeye gutya ariko ndani ikoroto kijana naraguha oya sinda ngombwa ngakimbe nanjye ndani cyo musabye nakoze inshingano zanje nakoze inshingano zanje ngongora ibyo nguye gukora ngora ibyo Imana ishoboje arahumurizwa ameza arenga ngo 8 ara yamazari yakomesha ubuzima bwe uyu munsi ni muzima namukuye kuwo mujura hanyuma rero pastor hano hari abantu badukurikiye bagiye bakometswa n'abahanuzi ndetse bakometswa n'umuhanuzi bigiye bitandukanye uwo batuburiye bamubwira ati duhereze ibi ngibi kugira ngo utaza kuba gutya Bibiliya 10 kugira ngo utaza gupfa kandi bitamo kugira ngo umwana wawe adasara n'abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo abo bantu ni gute cyo igikomere bafite kizomorwa cyangwa se uyu muntu wakomekejwe n'umuhanuzi abyitware mu mute kugira ngo atazonga kuhura n'ibyo yahuye nabyo mbere ncewe icyo nabwira uyu muntu bundi abantu batarabaho Imana yari iriho ni nayo yaremye abantu nicyo namwibwirira kandi ikindi kintu namwibwirira barakomeretse Sadipa ko ngubiye ko natara abo twagiye duhura nabo ng'umuntu akabi ati umuntu yaransenge anyakiba anyakifunguzo z'imodoka nyakimodoka hariho nungeze numva ariko n'abantu nabo wagira ngo sinzi kuntu baba batekereza umuntu aje akubwira ati mpezi isaro iri muri wawe ngira iminyatsi nyijyane wanje ko yemeye kwikora izo nyatsi none se nyene wasumuntu yego wasumuntu izo nyatsi we ndizamugeraho ico gihe yenda nakibyira abantu bizera Imana kuruta abantu cyekora abandi bana Imana yahaye kwizerwa barahari Imana ikaba ku cyubaro cyayo bakizerwe Imana ikabibitsa amabanga bakizerwa ariko uko yabangana kose nubwo yamanura umuriro nga Eliya si uwo kwizerwa n'Imana umuntu reye kuzanga gucurike ababwira ngo tangi bukundu utabarwe Imana iraguhanda imugura muguze byaguhenda nukuri muguze byaguhenda urukundo Imana dukunze ndirurondore kandi twabona icyo turutangaho Imana ikunde igira ibindi ikora ndibyo Imana dukorane ku bw'ubuntu bw'Imana nababwira gukomera rero barenza amaso kwabo bahanuzi huko batumbira Uwiteka Imana icyo yagusezeranije no kugikora izagikora nubwo rabana tahanura nubwo yahanura hari iki Imana yakuvuzeho hari iki Imana yaguteganirije hari iki Imana yagusezeranije kuba kizabasinja kugikuraho sinanje kukizana hari Imana ikizana icyo akora bibi kavuga ngo ababiri baruta umwe twese dusanzwe tubizi hanyuma pastor reka twe tugaruke ku ruhande rwawe umuntu dukurikiye hano wifuza ngo gusengana nawe abagomba kwitwara uti uko yakitwara mbere ya byose ushobora ari ikibazo cyoroshye ariko nanone kirakomeye ku muntu wakomeretse ni ikibazo gikomeye kino kibazo ngubajije umuntu wakomerekejwe n'abahanuzi ku muntu ushaka kwakira agakiza cyangwa umuntu ushaka kubona Imana no ku muntu ushaka kumva icyo Imana imuvugaho cyane ko uri umuhanuzi uyu muntu dukurikiye yitwara ute mbere yo gusengana nawe mbere ya byose niba ndi umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi ariko mfite n'inshingano z'ubushumba kuko nararezwe naciye mu mahugurwa nagize ba menta nigiraho ngomba kwikonegitaho ndahanura ariko nyibuka ko ndi n'umushumba ugomba kubungabunga intama ugomba kugarura intama mu rwuri ngazirinda ko zatatana nimba mushenga shikamye kavuga uyu muntu niba bitarasohora ariko umukozi kutabizasohora tukinginga Imana mu gihe gikwire tukabona byasohoye kandi ati pastor bya bintu wambye siko byasohoye reka dushimira Imana ihabwe icyubahiro ngomba nanjye binyujuje amavuta ubwo rero nakibwira umuntu wakomeretse nakubwira ngo humura ndabapfira gushira ndabapfira gushira David kuri nonyanso ndabapfira gushira humura ndabapfira gushira kandi hirya y'ibyo ukomeze wiringira Imana Labani nawe ari mu rugendo mubagirirwa neza nawe arimo mu batabarwa nawe arimo
ntabwo turagera ahantu ibyifuzo by'imitima yacu byarangiye. Reka nawe aracyatumbira Imana, nawe komeza utumbira Imana. Icyo akora n'umuhamagara, muzafatanya, azaguhumuriza, azagukomeza nk'umuntu usanzwe uzi kumanaginga abantu, mugendane, musengane kugeza ubwo Imana izakora cya kindi yagusezeranije. Hanyuma hari umwe twigeze kuganira nawe turabiganira, ase buriya reka kino kintu tugishyiraho umuco kigaragare neza. Ni byiza ko umuntu ajya gusengesha umuntu akamubwira ibyifuzo bye, bibaye ngombwa yabivuga. Kubivuga ni uburenganzira bwe, ni uburenganzira bwe. Uramuna kubivuga ni uburenganzira bwe, ashaka yabimubwira, ashaka ndi yabimubwira, uko Imana igahishura. Cyakora byo nakubwiye, wishura ni kimwe no gukora ni ikindi. Byo twarivuze mu biganiro byatambutse. Ko dufite abantu basenze Imana irababwira ngo dore barakumanitse, baragufatiriye, bagutwaye ibi n'ibi, baza ayo makuru gusa baracyababaye. Njyewe rero ndabuza kubwira ngo barakumanitse, uko nza kumanura niba barakumanitse. Uratubwira ati njye ntabwo nza kukubwira ngo barakumanitse, njye ntabwo nza kukubwira ngo bagutwaye imisatsi, uko njyewe nza gukuraho ya misatsi no kubitesha agaciro, ukabona igisubizo ugashima Imana mu gitondo, Imana igahabwa icyubahiro. Nose muganga akubwiye ngo urwaye mu mbyiko, ariko ndaguha umuti wo kugukiza za mbyiko, byaba bikumariye iki? Twebwe twibanda cyane ku gisubizo, twebwe dushakashaka igisubizo, apana kumenya ibibazo naho waciye. Ni oya duhamagara igisubizo kize ukibone, kuko igisubizo kizatuma amarira ava ku maso yawe. Igisubizo kizatuma ujya mu rusengero ati Imana, ndashima Imana, nari ndwaye imyaka 8 ariko Imana yangijije. Yesu, niba abantu basoma Bibiliya, ninde muntu wigeze ugera kuri Yesu? Turi kugendana Yesu, iyo amugeragaho yarategekaga gusa kira akagukoraho, ari no wakozeho arakira. Ntabwo oya ngo ngiye ngo ndwaye ngo mazanye imyaka 12 ngo ndi mugongo, reka kira ukiri indwara yawe, ukiri indwara, ndabishaka kira no ku kidendezi. Yavuze ngo uri gukora iki hano? Abaratangiye. Oya wimbaza ibyo byose, ikora uburiri bwawe utahe. Undi nawe akahera ko yikora, akabadaduka. Haleluya. Mba numva nzabanga Mana we, mfite amatsiko yo gukorera Imana. Mfite amatsiko we, haleluya, yo kuva mu rwego nkamuye ati haguruka, ukagenda ugasanga umuntu ukahita umubwira ati haguruka, akahaguruka. Ndasenze iminota itsenze isaho ya kandi bavuze hari igihe tubanza gusenga ngisasu ukayikogota, babisaba ko ufite imbaraga z'umutima. Ajya kubona ukabona umurwara aregutse, ariko njaka kuzajya nyera ikirenge mu cya Yesu David, kavuga ngo ndabishaka ndabishaka haguruka. Hanyuma rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hano abantu badukurikiye, sinzi ijambo ufite wabahereza, wabaganiza, kuko twaganira ibintu byinshi. Umukristo muri misa agomba kwitwara, umuntu ushaka kwakira ubuhanuzi bwe, ushaka gusozwa ubuhanuzi bwe, ndetse no kuna abantu bagomba kumenya babatubura abari. Yego, umuntu wese uzaza mbere na mbere agashyira amafaranga imbere, ukabya ngo mbibi mbone ngo usengere, mbibi ngo uzamukire ku musozi, uwo muntu uzashyireho towa cyane, zashyiraho tuwa rwose, ariko Imana irihagije. Cyakora kaba abandi bantu bashyira mu gaciro, wamenya ko umuntu umusengana, wamenya ko umuntu ari kugusengera. Dave, hari umuntu nakunze bwa mbere na mbere dusengana nawe, bwa kabiri yamamaga ati ngiye gusengana nawe, arambwira ngo reka manze ngura amayinite. Wari we ugiye kugura amayinite se ko nyafiteho n'uwo hanze, amayinite ugiye kugura nayiki? Hoya kuri WhatsApp nawe urabyumva, ndayafite uwo yafite ndi byacamo. Ariko aravuga ngo reka manze ngiye ngura amayinite. Yaguze amayinite menshi, nayakoresheje igihe kinini nanyaryaho. Ayo mayinite njyaho nanakoreshaho, ariko
ni ku mutima we. ku mutima uyu nayo nabonye adasanzwe. Nayo nabonye adasanzwe. Ariko si ikiguzi, si iki, ku mutima. bya mbere ni ku mutima. Hanyuma rero hari abantu badukurikiye hano, ndashaka ngo ubampere inama ntoya nuturangiza tunafata akanya tunabasengere. Bo inama twatanga, Imana izahorera Imana. Uko wakwitwara kose, warakara wishima, Imana izahorera Imana. Hari abantu tunyura mu biduhangayitse, hari abantu tunyura mu bigeragezo, tugatuka Imana, tukivovotera Imana, ibintu bigakomera, ariko ndanakangana urwara uzakuraho Imana, huko ni wowe uzaba wihemukira. Ndabwira abantu rero, iga gukunda Imana. Ugiye gukunda Imana igihe byabaye byiza, ugiye gukunda Imana n'igihe byabaye bibi. Yobu niwe nakwewe icyitegererezo. Umudamu aramureba bati koko Yobu mutware wanjye, ko wagiye mu bavuzi, ko byanze, nahanane ko byanze, wareka Imana ukipfira. Yoba areba umudamu atari kuzi ko uvuze ngo umwe mu bagore babapfapfa. Ntabwo nanzi ko uri umupfapfa gutyo bigezaho kweri. Wibagiwe twari dutunze kubera Imana, nubwo abana bapfuye, nubwo imitungo yagiye, ariko ni Imana yari yabitanze. Twahabye ibyiza mu biganza by'Imana, ibibi nabyo byaza tukabyanga. Yiya mu mudamu ati amada ndababaye, ariko ndozongera uvuga ngo tureke Imana. Tureke Imana nipfi nose nindeke Imana napfuye nzabo wandi. Hego bishaka ari kuvuga ngo Imana twige kuyikunda mu bihe byiza no mu bihe bibi. Twige gushima Imana, kuko nda kintu na kimwe Imana ikora mu gihombo. Ushobora kubura madamu, ariko hari abandi barashima Imana kubw'urupfu rwa madamu wawe. Ushobora kubura umwana, ariko hari abandi barashima Imana kubw'umwana wawe wapfuye. Buriya hari abantu urajya kugura serikeye, kuri aho serikeye no mushinga yapanze arawusengera, Imana ubyira kizamuha akazi. Urajya kugura irimbi, nawe yashomera arasenga ati Imana ko kabake bataboneka. None nyine urajya kugura irimbi, nyiririmbi n'umushinga bati Imana uzambe. Nawe atangaga icya 10 yari umukristo, aragitangaga muri Imana yambaye umugisha. Nose yamuye umugisha. None se nyine cyane amasima imbaho baragura. Uriya muntu ufite barezo. Haleluya. Buriya twige gushima Imana, kuko ibibazo byabamwe ni ibisubizo by'abandi. Ibibazo byacu bimwe ni ibisubizo by'undi cyane. Nose no ngo harabanga bari bano bahanga, hari ikintu uzabaha. Iyo modoka yapfuye mu muhanda, urarakara, ariko umukanishi yasenze Imana uyu munsi umbakazi. Niba afite urusengero asengera azatanga icyacuma, avuga ati Imana ndashima Imana mu uyu mwaka, Imana yambaye mwakazi. Ariko niko imodoka ya David yapfuye, egwa nuza Honda moteri. Hanyuma rero reka tubashimiye cyane mwe mudukurikiye hano, mukomeze mukaze subscribe. Hano ni iwacu mu rugo, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho 5/5 cyangwa se bagera ku gihe, utabanza kujya gusacinga bijye bagweza notification. Turashima Pastor. Pastor waduha nimero yaho kanasoza dusengera. Nomero ni 07825453 iboneka no kuri WhatsApp, ariko mu gihe kizaza nzajya mbaha nindi abambuze kuri imwe bambone no kuyindi. Ndi gushaka iminani biri muri iki gihe, ngira ngo nayo ikiraba ihari. Wagenda ukashaka nimero bakayiguha, ukabisaba gute? Nabisaba uzabibona. Reka tubashimire cyane, murakoze kubana natwe. Amen. Reka dusengere. Mana turagushimiye, izina ryanjye ryubahwe, kubana na bene data n'abashiki bacu. Data turagushimiye cyane, kandi data tugushimiye ko badukunze, tugushimiye ko baduhisemo. Data mu izina rya Yesu Kristo, natwe turabasengeye, nubane nabo, uhumurize imitima yabo, uhaza kwifuza kw'imitima yabo, ubabere igisubizo, ukure ikibazo. Data batwese aho kurema igisubizo kw'aba abana bawe, bana nabo bagirire neza, abarwayo bakize, abashavuye basetse mu izina ryawe ryera, baguye umwuma ubasukira amazi, bagushirize imvura y'umugisha, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nubane nabo Data batwese mwiza, n'iki gihe ubatindaho cyane, babona umunezero turutse kuri wowe. Ngamva gusenga kwacu ko tubasengeye ku Mana mu izina rya Yesu. Amen, amen.